Wow, mu butumwa bwuzuyemo amarangamutima menshi, ubutumwa bwuzuyemo urukundo rukomeye, niyo Bosco akomeje kugenda agarukaho nyuma yo kuva mu murenge we n'umukunzi we Mukamisha Irene cyangwa se Mukamisha Irene. Nukuri ni couple ikunzwe n'abatari bake ndetse inashyigikiwe cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi natwe dukwiye kuba twayishyigikira nukuri mu ntambwe nziza bateye. Murabyibuka ko ku itariki 17 Nzeri 2025 nibwo niyo Bosco yaje kwambika impeta ya fiancaye uyu mukunzi we, amusaba kuzamubera umugore, hanyuma Mukamisha Irene nawe akabyemera atazuyaje. Byari ibirori bidasanzwe, byari ibirori byiza cyane, ndetse byaba birimo abastari benshi batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo mwarababonye, harimo ba Vestine ndetse na Dorcas, ba Chris Easy, ba Junior Giti, Bwiza na manager we ndetse n'abandi benshi batandukanye. Mbese wari umunsi udasanzwe. Gusa kuri iyi nshuro bisa nkaho byaje binatunguranye cyane. Uko nguko rero wari ubyiteze cyangwa se abantu benshi bari babyiteze nkuko kwambika impeta ya fiancaye byari bimeze, ntabwo ariko byaje bimeze kuri uyu munsi. Kubera ko nabonye abantu benshi bakomeje kwibaza bati kubera iki Vestine ndetse na Dorcas batabonetse mu murenge cyangwa se mu bukwe nyine bwa niyo Bosco gusezerana mu mategeko. Kandi niyo Bosco ari umwe mu bantu babana cyane mu buzima bwa buri munsi bwo kwandika indirimbo, ubuzima bwo muri studio. Ngira ngo mujya mubibona n'utuvideo twinshi cyangwa dufatwa dutandukanye baba bari muri studio bari kumwe. Ibi byatumye rero njya gushakisha impamvu yaba yatumye Vestine ndetse na Dorcas bataboneka mu murenge wa niyo Bosco, ndetse by'umwihariko na manager wabo Irene Murindahabi nawe ari umwe mu bantu babana cyane. Reka tubirebere hamwe rero muri rusange ukuntu biteye akantu ku kandi. Ngo wayikaze kuri Adimount niyo. Yegura umusirimu, ariko kuba uri umusirimu ntibivuze ko ukwiye guhendwa habe na gatoya. Mu gihe muri USK Group twamaze kubikemura, dukora all promotion material, twandika ku myenda, ama business card, student card, ama flyers, crystal, gift bag, duprintinga ku mabuye, ku makaro, tugakora ibyapa, tugakora pull up banner ndetse n'ibindi byose bitandukanye waba uzi kubijyanye no guprintinga. Akarusho rero muri iyi minsi hari promotion ikomeye, aho kuri ubu turi kubakorera amakadire ku mafaranga make cyane. Ushobora gukora gift ukayiha umukunzi wawe mu bihe byiza nk'ibi ngibi tugezemo, mu gihe A3 board ifite santimetero 40 kuri 30 igura amafaranga 8,000, naho AD board ifite santimetero 30 kuri 40 ikagura amafaranga 18,000 gusa. Ikintu gitangaje rero, iyi promosiyo nta handi hantu wayisanga muri uyu mujyi wa Kigali, ndetse kiza kuruta ibindi, ntugire ikibazo cy'ahantu utuye ngo bizakugeraho bite, ngese bizagenda bite. We tuvugishe gusa, ibyo birahagije kugira ngo ibintu tubikemure. Gusa kuba bishoboye mwadusanga mu nyubako yo kwa Ndamage munsi ya TDMR, ndetse kandi nukorana natwe ntuzigera wifuza kugira abandi mwakorana. Hamagara kuri iyo nimero, ibintu tubikure mu magambo tubishyire mu bikorwa. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda, hanze yarwo, ndagusuhuje cyane kandi ngo wayikaze kuri Adimount niyo. Nk'ibisanzwe tuganira amwe makuru abakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abakomeje kugenda agarukaho mu binyamakuru bitandukanye, ariko nyine by'umwihariko tukibanda cyane cyane kuri showbiz, cyane muri entertainment, tukareba ukuntu biba byifashe muri rusange. Abarimo inkuru nyinshi zitandukanye rero akenshi nibyo tugenda twibandaho, yego n'ibindi nabyo tubijyamo, ariko akenshi tukibanda ku bijyanye na showbiz, ku bintu bimeze muri gospel bimeze bite, ese abahanzi bacu bimeze bite, sinema nyarwanda byifashe bite, akantu ku kandi tukagenda tubigarukaho. Rero ku munsi w'ejo hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se Ukuboza 2025 nibwo niyo Bosco yaje gutungurana cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu benshi batangira kumugarukaho cyane ubwo yasezeranaga na Mukamisha Irene. Ni ibintu bitari bizwi, ntabwo bigeze bitangazwa na mbere yaho cyangwa se ngo bigaragare, cyane cyane ko wenda ari n'ubushake bwabo, nta nubwo twabibarenganyiriza, nta n'ikibazo kirimo. Ariko nyine itangazamakuru ryarabimenye ko niyo Bosco agiye gusezerana n'umukunzi we Mukamisha Irene kuri uwo munsi, ndetse ababishoboye bagezeyo rwose bafata amashusho agiye atandukanye, ndetse bagenda banayagaragaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Wari umunsi udasanzwe. Ibi ngibi rero bikaba byarabaye nyuma y'uko ku itariki 17 Nzeri niyo Bosco yambitse impeta ya fiancaye umukunzi we Mukamisha Irene, amusaba kuzamubera umugore we cyangwa se amusezeranye kuzamuba hafi cyane igihe cyose.
hanyuma Mukamisha Irene nawe akabyemera atazuyaje. Byari ibihe bidasanzwe. Hanyuma rero nanone mu minsi ishize mike cyane barutse gutangaza ko ku itariki 16 Mutarama 2026 ariho itariki y'ubukwe bwabo, ariho ubukwe bwabo buzaba noneho ku mugaragaro, ubwo no gusaba no gukwa ndetse no gusezerana imbere y'Imana ku mugaragaro imbere y'abantu. Niho baherutse kugaragaza ko iyo tariki ariho ubukwe bwabo buzaba. Ariko nabonye abantu benshi bakomeje kugaruka cyane ku bijyanye n'uyu munsi wari udasanzwe, uyu munsi wo mu murenge gusezerana, ubwo Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we Mukamisha Irene bagaragaye, ariko hakaburamo ngo uwahoze ari manager wa Niyo Bosco Irene Murindahabi, ari nawe watumye tumenya Niyo Bosco. Tujye tunamushimira by the way, we afatanyije n'Imana yabikoze, ariko ibinyuza muri Irene Murindahabi kugira ngo iyi mpano igaragare n'iby'agaciro gakomeye cyane. Rero abantu benshi bakomeje kwibaza iki kibazo bavuga bati byagenze bite kugira ngo Irene Murindahabi ntagaragare muri ibi birori, kandi ari umwe mu bantu bakunze kugaragara bafata ukuboko cyane Niyo Bosco, bakunze kugaragara mu bintu byinshi Niyo Bosco akoze Irene Murindahabi katajya habura. Byagenze bite kugira ngo kuri iyi nshuro ntagaragare? Kuko hari abanyamakuru bagerageje kujyayo bagira ngo banafate n'ayo mashusho y'abastari bagezeyo, uko byari bimeze, uko byagenze akantu ku kandi, hanyuma rero batungurwa no kuhagera ngo basanga Irene Murindahabi ngo ntawe uhari. Abandi bakibaza bati se noneho Vestine ndetse na Dorcas nk'umwe mu bantu babanye nawe, nka bamwe mu bantu babanye nawe muri label ya MI Music, ati byagenze bite kugira ngo kuri iyi nshuro Vestine ndetse na Dorcas ntibabe bagaragara, ntibabe bari kumwe na Niyo Bosco. Ibi ngibi bituma rero aba bantu noneho bavugaga ngo Vestine ngo yasigaye, ngo ibiki n'ibiki, murabyibuka ko bitari byoroshye. Byatumye rero abantu none bongera gucika ururondogoro cyane ku mbuga nkoranyambaga, bandika mu makomantere, nagiye mbibona cyane ati byagenze bite ko tutamubonye, ko tutababonye. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko njyewe ubundi uko mbibona kuri iyi nshuro, ikintu cyo nabashije kubona ntabwo ibi bintu ntabwo ari ngombwa cyane, ntabwo twakwiye kuba tubitindaho, cyane ko na nyir'ubwite nta kibazo yigeze abigiraho habe na gitoya, nkuko yanapostinze ku mbuga nkoranyambaga ze, yagaragaje ko yari ibyishimo, wari umunsi udasanzwe kuri we, wari umunsi mwiza cyane w'urukundo, kugaragaza urukundo aba bombi bafitanye, ndetse bakaba baniyemeje kubana ubuziraherezo. Gusa ariko nanone ngarutse, ntabwo nanone wareka kubitekerezaho, kuko urumva ababigarukaho nabo ugera igihe nyine ukabumvamo gakeya, ariko nubwo atari cyane ntabwo wakabaye bitindaho cyane, ushobora kubumvamo gakeya kuko ntabwo wigeze bagaragara cyane. Baba bayenda bamupostinga bamubwira bati congratulations, bigira gutya na gutya, bigende gutya na gutya, ntabwo byigeze byagaragara ku mbuga nkoranyambaga zabo, haba kuri Instagram ya Irene Murindahabi nta kintu yigeze abipostingaho cyangwa se ngo bigarukeho, haba kwa Vestine ndetse na Dorcas ntabwo bigeze babigarukaho, kugeza aka kanya ndi gukora iyi nkuru, nyuma yuko umurenge ubaye bugacya mu gitondo ku itariki 11 mu masaha ya kare rwose, ntabwo byigeze byagaragara ngo bigaragare ko bamushyigikiye cyangwa se babipostinge. Ariko akenshi hari igihe n'umuntu abihitamo kuba yaba ku mbuga nkoranyambaga ahakoreraho ibikorwa bye, hanyuma ibijyanye n'ibyo ngibyo adashaka kuba yabitangaza, ngo agaragaze uko ibintu bye bimeze, agaragaze uko byagenze, cyangwa se ngo agaragaze ibyishimo by'aho biri, cyane ko n'izi mbuga nkoranyambaga nyine nta keza kazo, bimwe ni byiza ariko hakabaho n'ibindi bitari byiza. Hari igihe rero umusitari runaka ahitamo kuvuga ngo ntabwo nzongera kugaragaza ibintu nk'ibi ngibi, akenshi hari ibyo nzajya ngaragaza, hari n'ibyo ntazajya ngaragaza. Birashoboka cyane rero ko banishimanye, byagenze neza, na nyuma yo kuva mu murenge bahuye bakaba baganiriye, ariko by'umwihariko bakaba batabigaragaje nyine ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Rero numva ko tutagakwiye kuba tubitindaho cyane, wenda twazabitindaho nko ku munsi w'ubukwe, biramutse bibaye wenda hakaba ubukwe bwa nyabwo, bagasaba bakanakwa, ariko ntitubabone, noneho niho hazabamo ikibazo, cyangwa se ntitunabone bananditse bavuga bamwifuriza ishya n'ihirwe mu rugo rushya rw'abageni, niho wenda abantu twakabaye tubitindaho. Ariko kuri iyi nshuro twakabaye tureka kubitindaho, cyane ko nabo bafite akazi kenshi katoroshye muri iyi minsi, banatangaje ko babenda gusohora indi ndirimbo nyuma ya Usisite.
rero wasanga yenda hari n'igihe baba bagiye nko gushutinga, kuko na ba Chris Easy ntabwo bagaragaye kandi ni bamwe mu bantu babana mu buzima bwabo bwa buri munsi akenshi nyine mu bijyanye n'umuziki, mu bijyanye n'imyandikire, mu gufata amashusho ntabwo bagaragaye. Ushobora gusanga rero bagiye no gufata n'amashusho y'izindi ndirimbo cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye bijyanye n'akazi kabo ka buri munsi. Ntekereza ko rero nta kibazo na gitoya gihari aha hantu, nk'uko dusanzwe turebera ibintu mu ishusho nziza. Bano tubana hano kuri Admount niyo ibintu byinshi tubirebera mu ishusho nziza, kugira ngo tujye dufata ikintu cyabaye ngo tugishyire mu ishusho mbi. Mbere na mbere kugira ngo nyir'ubwite agire icyo atangaza, tujye tubanza tugifate mu ishusho nziza. Birashoboka cyane ko rero hari izindi mpamvu zihutirwa bari bagiyemo zigatuma batabasha kuboneka kuri uyu munsi. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo numva twagarukaho, gusa nibagira icyo batangaza cyangwa se bagira icyo babigarukaho nabyo turaza kubireba mu yindi video. Ngayo nguko rero reka duhurire mu bindi biganiro. Yegura umusirimu, ariko kuba uri umusirimu ntibivuze ko ukwiye guhendwa habe na gatoya. Mu gihe muri USK Group twamaze kubikemura, dukora all promotion material, twandika ku myenda, ama business card, student card, ama flyers, crystal, gift bag, duprintinga ku mabuye, ku makaro, tugakora ibyapa, tugakora pull up banner ndetse n'ibindi byose bitandukanye waba uzi ku bijyanye no guprintinga. Akarusho rero muri iyi minsi hari promotion ikomeye, aho kuri ubu turi kubakorera amakadire ku mafaranga make cyane. Ushobora gukora gift ukayiha umukunzi wawe mu bihe byiza nk'ibi ngibi tugezemo, mu gihe A3 board ifite santimetero 40 kuri 30 igura amafaranga 8,000, naho AD board ifite santimetero 30 kuri 40 ikagura amafaranga 18,000 gusa. Ikintu gitangaje rero, iyi promosiyo nta handi hantu wayisanga muri uyu mujyi wa Kigali, ndetse ikiza kuruta ibindi, ntugire ikibazo cy'ahantu utuye ngo bizakugeraho bite, ngese bizagenda bite. We tuvugishe gusa, ibyo birahagije kugira ngo ibintu tubikemure. Gusa kuba bishoboye mwadusanga mu nyubako yo kwa Ndamage munsi ya TDMR, ndetse kandi nukorana natwe ntuzigera wifuza kugira abandi mwakorana. Hamagara kuri iyo nimero, ibintu tubikure mu magambo tubishyire mu bikorwa.